social mura ikaze kwijana na 5.9. Murakoze cyane. Amakuru wanjye. Amakuru meza brother. Ibintu nta mahoro, Imana. Ndacheckingi batuzaniye nayo ari hit wayise AMOR ubundi bivuga iki? AMOR bivuga mukunzi wanjye, urukundo rwanjye, my love bahita babyumva nyine kuvuga mon amour cyangwa se my love. Ibintu nk'ibyo ni ijambo ryo mu cyespanol. Yego. Rava ko ni indirimbo ubwo ni indirimbo y'abakundana ibyo ari byo byose. Abasheri n'abashusho. Niyo ijana. Yeah. Arana muri ndirimbo ririmba ngo Casabonita nibyo. Ako kantu kavuga twumve Casabonita. And if you like cucumber in Casabonita. Yeah. In Casabonita. Casabonita byo bivuga iki? Bivuze ahantu hatangaje cyane iyo umuntu agiyeho ari kumwe n'umukunzi we. Akenshi ugiye no kuri Google ukabisacinga tubibona haba hari amazu atangaje, haba hari ibiyaga bisa neza bifite imera ryiza, ku buryo izo nyubako zihariye ku buryo umuntu ariyo aba ari mu byishimo bidasanzwe. Aho hantu ni mu kihe gihugu ubwo abantu bazahasura abakundana? Ni mu birwa ushaka kubona byayire Maurice abahari ariko ubwo n'abantu bifitiye agakofi n'abarabyumva. N'abahanzi mwana asomye bamugani mugashaka utuntu twiza mu abakunzi banyu ndetse mukabana no kubumenyi ubwo umuntu utaruzi Casabonita arahita ajya kubashaka hamenye bamugani n'ibikofi ihagaze neza azahita ajya kuhasura. Hanyuma social mura navuga ko rumwe mu bahanzi ba hano mu Rwanda n'ubundi bakora indirimbo zikagenda zikundwa cyane ndetse indirimbo mavina bako nimwe mu ndirimbo zawe zakunzwe birangira unayitiriye album yawe wasohoye mu mpera z'umwaka wa 2019. Ubundi iri kwandika wicaye uri gutegura indirimbo ubu bizi neza ko izaba hit cyangwa ni par chance ukabona igize hit? Ntago ari par chance. Ndategura mbagomba gutegura ikintu numva nanjye bishimye kubera ko abakunzi b'umuziki ntago abasondeka. Ugomba gukora akazi nyine ukagatunganya nk'umuntu wiyemeje kugakora. Niyo mpamvu rero iyo ngiye gukora indirimbo ntekereza kuri instrument, atekereza kuri melody igomba kuba yagira ndetse na sujet y'indirimbo. By'umwihariko ariko iyi ndirimbo yo niyo itangira album yanjye ya kabiri. Kugira ngo murabyibuka ko mperuka gukora nonshi ya mbere. Iyi ni dessert. Cyane aperitif. Kabinjiza muri album ya kabiri. Ajiba weda ya album yawe ya mbere nayo turi buze kwigaruka ariko tubanze tugaruke kuri no album yawe ya kabiri uri gutegura. Urayitegura kuzashyira hanze vuba je? Hari ibintu byinshi byahindutse muri uyu mwaka bituma na gahunda zihinduka zindi. Ariko buri ndahamya neza ko mu mwaka utaha nzayimurika kuko ntabwo numva nifuza kuba nakora album vuba kuri social media wenda byo kuba na launchinga hatari abantu. Nibyo numva nakora vuba ngaha. Rero bikunze ubwo mwaka utaha album n'ubundi zamaze kujya hanze yose nta kabuza byabo. Katwizere ko nayo izaba imeze neza nka mavi nimwe muri album zawe zakunzwe no kuyimurika ugirirwa n'umugisha umunyamabanga leta muri Minisiteri y'Umuco n'Urubyiruko ubwo ni honorable BAMPORIKI Edouard akugabira inka. Azundi yageze ku rwesero kera cyane yayo kugira indi yayo urumva ko ari hatari. Nkunda amata ubwo n'inzu uzahituma umpa amata n'inywera. Bakoze cyane. Asubundi uri gutegura ino album yawe mavi bavuga ko uzayikorera n'ubundi mu mujyi wa Kigali mu kuyironcinga then ukajya no mu ntara zigiye zitandukanye harimo no kujya aho ngaho iwanyu ku ivuko ku rwesero. Ubundi ibyo navuze n'ibyo ni ku rwesero cyangwa ni kuri Mwazi ibintu nk'ibi? Yego nibyo. Nari kujya kuri Mwazi wacu ariko byari kwa mu kwezi kwa gatatu bihurana no kwaje covid. Ntabasha kujya ariko ndamya ko igihe cyose izagabanyiriza ubukana nta kabuza nzajya nkabita. Ubwo babe rwose biteguye covid-19 nigenda cyane nigabanya ubukana uzajya kuririmba kuri rwesero. Nuko baduhaye uburenganzira bwo gukora ibitaha. Akebe nava ko ngo nawo n'umushinga ubwo ugenda upanga umunsi ku munsi. Hanyuma hari gahunda igibaho bita niba ari garukushime nk'abantu bavukiye wenda mu karere runaka cyangwa se mu ntara runaka bakagira gutya bakihuza bakaba bagira igikorwa bakorera iwabo. Wenda nk'umuhanzi umaze gutera imbere muri music
ujya ugira gutya wenda ukamenya uko umuziki wa hariya Igicumbi mu majyaruguru uhagaze? Ntabwo njya mbikurikirana kuko akenshi buriya umuntu nyine afite ubushake bwo kugera ku kintu n'abandi baramumenya. Ntabwo ndafite gahunda yo kujya gushaka wenda izo mpano zaho, ariko byanze bikunze buriya uyumvamo impano yaho bigaragaza. Nta bamwe wenda mu bajene cyangwa se abahanzi bakinjira mu muziki wabo wenda bajya bakwitabaza nyine nk'umuntu wahavukiye bakavuga ati wowe turabona hari achievement cyangwa se hari aho maze kugera wenda wamfasha gutya na gutya, akaba yakwaka wenda agakorabo cyangwa se n'ubundi bufasha? Rero korabo ntabwo umuntu apfa kuyikora ngo ni uko umuntu ava hano iyo ndimo ni ukuvuga ngo music ihari ni business, ariko nanone ntabwo wakora ikintu ubukiye. Waza wese ntitaye haturuka asubirana iwacu gusa twaganira bitewe n'uko numva ibihangano bye bihagaze nta kibazo. Wenda icyo nari nkivuze n'ubundi mu rwego rwo guteza imbere abiwanyu ariko nyine ntacyo wenda ubwo nawe afite ubushobozi wamufasha. Wasanga abantu bo mu karere ka Gicumbi batarakanguka neza, ariko ni karibu kwa social media. Karibu ku muvandimwe, hanyuma ubafashe bigende neza. Wenda tugarutse kuri icyo kintu cy'amakorabo, ari korabo yerutse gukorana na Sony ikunze cyane, n'indirimbo imeze neza cyane. Ni abahanga babiri n'ubundi bihuje, urumva abahanga babiri iyo bihuje bagakora ikintu aba ari ikintu cy'ubuhanga. Ubundi kugira ngo umuntu akwegere mukorane igihangano bisaba iki? Tuvuge wenda nk'umujene uri kumva ashaka kwinjira mu muziki, avuga ati kugira ngo nkorane indirimbo na social mura ni izi criteria ngomba kugenderaho. Ikintu yakora ni ukunyumvisha nk'igihangano yakoze, nkaba nabasha kumva niba hari icyo namufasha nanjye akaba yamfasha, kuko buriya ntabwo ari ibyo umufashije gusa, iyo dukoze nk'indirimbo ikaba nziza nanjye iramfasha. Nta bindi ngenderaho, nshobora kuba numvisha impano yawe, wenda sindagira urwego rwo kuba nakoresha irushanwa numve abantu bafite impano, ariko wenda igihe kizagera. Gusa igihe cyose nshobora kumva igihangano nkumva umuntu wagikoze arashoboye, cyane cyane ko iyo umuntu ashaka ikintu byanze bikunze agishobora, nta kigoye hagati yanjye n'uwo. Ntabwo ntanga nimero kuri radiyo ngo ntazamamagare, ariko buriya nk'umujene aba azi ko dukoresha social media, ashobora kujya kuri IG akakwandikira, kubona message y'umuntu biroroha kurusha wenda gutanga nimero. Kuri nimero bizana akavuyo ndabizi. Yaramutse agushaka ntago muri iyi minsi nava ko ikoranabuhanga risa nkaho ryohereje ibintu ntago yakubura. Hanyuma wenda mbere yuko dusoza kino kiganiro twagirana kugira ngo ujye no mu mirimo igiye itandukanye, muri zino ntangiriro za COVID-19 igitangira gutyo mu kwa gatatu, hari inkuru yavuzwe, inkuru isa nkaho ari defamation cyangwa se guharabika izina ryawe, uvuga ko abo bita kasuku hari ibintu byaba bitari byiza bakwanditseho witabaza na RIB. Ibyo bintu bigeze gute? Bigeze he? Ntabwo icyo kibazo ngisubiza. Okay, reka tukibore nacyo. Hanyuma dukomeza tugenda twigana niko tugana ku musozo. Wambwiye ko iyi ndirimbo nitangira album yawe ya kabiri, hanyuma ukaba ufite n'umushinga w'uko umunsi bitaramo bizabyemerewe wazajya gutaramira iwanyu ku ivuko ku Rwesero cyangwa se Igicumbi. Indi mishinga ihari ni iyi? Indi mishinga, hari umushinga mushyashya mfite ngiye gushyira hanze, ndakeka ibijyanye n'amashusho nabyo biri kurangira. Ni no stop, ibikorwa ngomba gukora, ariko ibintu na filime wenda by'ibanze nubwo wenda bishobora kuzaba, ariko ubu ngubu umuziki niwo nteganya gutanga bishoboka. Hanyuma indirimbo yawe bita AMOR iyi ngiyi washyize hanze, umuntu aramusaga aguhitisha ati vuga umuntu umwe ushaka kuyitura muri kano kanya wayitura nde? Mama w'umwana wanjye, mama Owen.